hashize umunsi nkozi nkuru nagize ngo breaking news again, biravugwa ko ibyahishwa abanyabwenge byahishuriwe abaswa. Iyi nkuru nayikoze hashize umunsi ngarutse none aha mu kanya mu 17 nkora inkuru mvuga ngo ejo nabagejejeho inkuru ya Semuhungu mu byahishwa abanyabwenge byahishuriwe abaswa. Turi kujyana murimo kureba ahangaha nuza kwitegereza dore igihe bakoreye inkuru bayikoze nonaha, mureke tuyisomane. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi Eric Semuhungu gusa ibyo akekwaho ntibyatangajwe kuko byabangamira iperereza. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitieri yabwiye igihe ati nibyo koko Eric Semuhungu yarafashwe, icyakora kugira ngo bitabangamira iperereza nta byinshi twatangaza, ibyo iperereza ry'ibanze rizagaragaza tuzabatangariza. Semuhungu yafashwe tariki ya 9 Mata 2026 afungiye kuri sitasiyo ya polisi sitasiyo ya RIB ya Kimironko. Yamenyekanye cyane muri 2016 biturutse ku mafoto ye yagiye hanze agaragaza ko akundana n'umugabo mugenzi we. Yaje kongera kuvugwa cyane ku mbuga nkoranyambaga kuwa mbere Mata 2024 ubwo yagezwaga mu Rwanda na Amerika kubera ibyaha yakoreye bitandukanye birimo gusambanya abana. Umva tugende gakeya, are we together? Muri kunyumva? Ejo nahamagaye munyumve neza cyane, Godfather memeretse katonzi wakumazi uruhugi Godfather kunywa kwenye maji, soma kumazi. Listen to me my people, listen to me. Kuvuga ngo hey RIB hano ngo RIB ntabwo bivuze ngo ntabwo ari umuvuduko. RIB itegereje iperereza ry'ibanze. Tugende gatoya, uyu munsi turi tariki 11. Hello, uyu munsi turi tariki 11. RIB yamufashe ryari? Apfuye Godfather bazimu ashi. RIB yamufashe tariki 9, imumaranye iminsi 2. Hey! None iracyari mu iperereza ry'ibanze. Hey! 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 Connecting a dot. Think twice. Jesus. Uti urucira mu kaso rugatwara nyoko, ubwo nyoko azahinduka mama rutware nyoko kubitwe n'inkuba. niba dukira ubwo ni ukuvuga ngo
ahangaha nyoko azahinduka mama, rubanze ruhitane nyoko kwitwa nyoko. So twumvikane tugenda gake. Ejo nkora inkuru cyo ngo ndagaswingingira ndagaswimbare tugende gatoya rero. Nukuvuga ngo Godfather nuko turi muri ibi bihe ntashobora guturika, turi muri ibi bihe ntashobora kubwanuka. Ejo ku masaha nk'aya masaha ejo naje hano bitewe nubwo ntabwo ndibuze kugira, ntabwo ndimutekereza ko ndibuze kubaha inkuru tomorrow. Mwihangane kuko iyi nkuru nzayivuga neza kuwa kabiri. Njewe ejo umuntu yarampamagaye ati Godfather, you know what is going on? Ndamubwira habaye iki? Arambwira turi kuvugana hano Kicukiro bigenze bite? Arambwira ati shano rikisa umurizo. Ndavuga ni rupfuye. Arambwira ati ntabwo apfuye kabiri. Ndavuga bigenze bite? Amagarana hariya. So twumvikane abantu muri aha ngaha, ntabwo nshaka kugira ngo muryoherwe n'inkuru cyane mwibagirwe ibihe turimo. Niyo mpamvu iyi nkuru ntari buze kuyirambura kuko we still have, turacyafite kwifata. Hari byo ntabwo turi muri showbiz, ariko inkuru nk'iyi ngiyi breaking news, niyo mpamvu igihe kiba cyayanditse ntabwo njya kure y'imirongo ya gahunda ya leta. Niyo mpamvu ububona mbona ngenda sindambure ngo ndenze ku nkuru yatangajwe n'ikinyamakuru Igihe. Impamvu nta yindi. So ntabwo ubuzima nibyo, ntabwo ubuzima tuba twabandonye. Ntabwo iyi ari imyidagaduro. Listen to me, ntabwo iyi ari imyidagaduro hatagira undi uje gukora nk'ibi, kuko nk'abantu n'akazi dukora tuba tugomba gutanga headline y'amakuru y'ibiriho. Urimo kumva kuko ikinyamakuru cyo cyanditse, hanyuma tugasubira muri gahunda. Ntabwo tuba twiraye, ibyo mugomba kubisobanukirwa mukanabimenya. Nta kwirara kuba kurimo. Niyo mpamvu mbabwira ngo iyi nkuru mu buryo bwa nyabwo. Ejo sinayibabwiyeho. Murabona ukuntu ejo nawe nayibabwiye. Let me tell you something. Iyi nkuru kuva ku munota wa mbere kuva ibaye, ejo mpamagara Zinda, ngahamagara inshuti za Eric zose ejo. Amakuru y'iyi nkuru, amakuru kuri iyi nkuru yose ndayafite. Nyumva neza cyane. Amakuru yose kuri iyi nkuru Godfather ndayafite. Ariko nkuko rero babwiye ejo, ibintu byose bigira agaciro, n'inkuru ikagira agaciro bitewe naho uyivugiye n'igihe uyivugiye. Ejo niyo mpamvu nababwiye ngo Eric yaba ari he. Impamvu nababwiye ejo ngo Eric yaba ari he ntabwo ari uko ntari nzi aho ari, nari nzi ahantu ari. Ariko Godfather uburyo nkoramo inkuru no gutanga breaking news, mugomba kumenya. Ninjya mvuga ikintu mujye mwumva, ninjya mvuga mujye mwumva kabiri. Bizabafasha kumenya uburyo bahereza mu breaking news. Nobody knows. Ntabwo nibazaga umva iki uyu nguyu ushizemo buje ebyiri mu mugoroke, wekeye shyiramo buji imwe. Ntabwo wemerewe gushyiramo buji ebyiri. Sinzi niba ubikoze ubishaka cyangwa ari ubujiji, ariko ntabwo wemerewe gushyiramo buji zirenze imwe. Thank you so much kuko utazongera kubikora, kuko gushyiramo buji ebyiri bifite ikindi bisobanuye kitari cyiza, ntuzongere. Urumva? So hagati aho, impamvu abantu mureke kuzamuka ntabwo tugiye kubigira ikiganiro. Inkuru rero irambuye ya Semuhungu n'ibijya mbere tuzayivugaho umusibo kuwa mbere tariki 14 tuve muri bihe turimo. Ugira ubujajwa niwe hutahiwe, reka nkuboroke ubwo nzatahirwa ari uko maze kugushingura. Gapfe uhagaze cyangwa upfunuka ntiyamuzaze kuntera iseseme. Urukumva wagitumbikwa we, ntazajye muza kuntera iseseme hano, stupid people. Ubwo nta kibazo, ubwo ndakutumuye, nta kibazo. Ubwo ahangaho urukumva ko bibaye fresh. Ubwo nzatahirwa gusangayo. Wamugwaga gasiwe. Urimo kumva? Ntimuzaze kuntera iseseme, ntabwo mfite umwanya wo kuza kumva ubwo ryibukanye ku mahane na zako. So niki kijya mbere byagenze gute?
Eric yaba yanyoye yasinze, yari afite umuvuduko mwinshi. Eric afungiwe iki? Allahu Akbar. Ahangaha rero hahita hakurikiraho iki? Igikurikiraho hano icyo Godfather mpita nkora, ndababwira ngo duhure le 14 mbakubita inkuru irambuye, kuko n'igihe bavuze ko batahawe amakuru ya nyayo icyafungishijwe Eric Semuhungu, ni ukuvuga ngo n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB ngo ari hano kuri station ngo ari hano iwacu kuri station ya Kimironko. No, listen to me, ntabwo ninjya nkora inkuru nk'icyaho kuza gutangaza amakuru nk'aya ngakora nka kotinga igihe cyo gitangaje inkuru kuri aya masaha. By the way, nkwibutse ko niyo mpamvu ubona mu gihe n'ibindi binyamakuru bandika nyuma ya saa, muri iyi minsi turimo bandika cyangwa batangira imirimo nyuma ya saa 8, niko gahunda ibiteye. So ntega amatwi nyuve, reka mbasabe duhure kuri tariki 14 mwumva amakuru y'imvaho. This is Godfather. Mugere mu mutima wanyu musigare mwibaza ngo habaye iki. See you, have a good day. Ahantu nabaza ngo Semuhungu ari ejo nari mpazi, ariko ntabwo ngiye n'urugo rwari rumufite kugira ngo kubatangariza aho ari. Icyo nagombaga gukora kwari ukwibaza, kuko namwe muri kwibaza ubwo bamaze kuhatubwira, nagombaga kubabwira ko namaze kumenya ahantu ari umuvandimwe. Turasigara twibaza kubera ko ariho ari. RIB duhaye amakuru iri kunusuranusura, ntabwo duhaye amakuru arambuye. Batubwiye ko bamufite, barakoze cyane, ariko ntabwo batubwiye impamvu bamufite. Amakuru aracyari pending. Uzi impamvu banze kubitangaza? Ni iyi minsi n'ibihe turimo, bazabitangaza umusibo tariki 23. Ngiye kubasaba ikintu kimwe, Banyarwandakazi, Janine wiseka, ntabwo turi mu bihe byo guseka. Mbabarira uvanemo izo emoji zawe, uko byagenda kose ntabwo turi mu bihe byo guseka. S'il te plaît, gerageza amarangamutima yawe uyahishe, ureke tumanze tuve muri ibi bihe turimo. Ndangize mbabwira ngo uko twabikora kose, uko byagenda kose, ntimwibagirwe ko ibihe turimo nibi. Please, niyo mpamvu mbantanze headline yonyine. Namara gutanga headline ababwira ngo twongere dusubire kuri gahunda n'umurongo turimo. Gahunda ni ukwibuka twiyubaka, dukomeze abavandimwe, dukomera nabo, dukomere cyane. Hanyuma mbasabe gukomeza kugira indangagaciro nk'izo dufashe muri iki gihe. Nashimira abantu bakoresha izi platform kuba harabayeho kugerageza. Munyemerere iyi minsi 3 isigaye tuyikoremo gitwari, tuyemo nk'imfura nk'uko twabigenjeje. Hanyuma ejo bundi le 14 tuzasubira muri gahunda twari turimo. Tuzasubira kuri gahunda yacu yo gukomeza twibuka, dukomeza mu minsi 100, aho tuzakomeza kwibuka abacu bazize uko bari. Mbasabe nanabashimira ko we gonna keep in touch, mukomeze kwibuka mwiyubaka, nanabakomeza umwete n'umuhati mwakomeje kugaragaza muri iki cyumweru. Mwanyeretse ko muri imfura kandi mufite u Rwanda ku mutima na gahunda za leta muzubahiriza. Ndabashimiye, ndabakunda, batinya kubi. Kuri tariki 14 ubwo na stay together, mwese mwandikemo ijambo twibuke twiyubaka. Naje gusanga ngomba gukora ikinyamakuru cyandika Godfather. I need a newspaper and as soon as possible website izajya hanze. Listen to me, ngomba unyandikire kabisa. Ngomba gukora ikinyamakuru cyandika as soon as I can, kandi neza cyane ku buryo kuko umunsi urarangiye. Ni ukuvuga ngo aha ariko Godfather, umunsi urarangiye.
reka nze nshaka ahantu manze ntabwo muri gutapinga ntabwo mwiza musharingi twese abantu 200 nakubwiye umuntu umwe ndagira ngo ugakube ugenda ukandiraho pa bro mujye mwemera kuvuga ngo iki nakibabwiye kuva ku munota wa mbere. Source information bro nibije bigera ku makuru cyangwa kumenya what is going on in the city. Come to God Father, I'm one and only one, the person. Urimo kumva iyo bigeze ku kintu bita inkuru cyangwa kuri breaking news hashize amasaha 28 my people, hashize amasaha 28 ubu turi kuvugana ku isaha y'isa 9:23 ku masaha y'i Kigali nibwo inkuru yagiye ku hashize igihe gikoze inkuru nyuma y'amasaha 28 inkuru nayishyize hanze. Ariko listen to me, ni nkubwira ngo ibyahishwa abanyabwenge byahishuriwe abaswa, ujye ufata agatebe wicare. Urimo kumva inkuru yose nari kuba nayirambuye ejo, ariko bitewe n'ibihe turimo Godfather ndaza nkabaha headline. Niko bigomba kugenda, nuko bigomba kugenda kandi neza cyane. Reka nze nicare kwanza mbereke. Let me show you, give me a second, give me a few seconds inze nkwereke. No kuvuga ngo nujya kuri X account yanjye, give me a second.